remove the mask. Kuramo mask. Witwa nde? Nitwa Marvin Ernesto Medirano Lascas. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 41. Ntusa n'ufite imyaka 41, usa n'ufite imyaka 35. Ni byiza umbwiye kuko numva nkiri mukuru. Nshobora kureba tatuwaje zawe? Ni ryari winjiye muri iri tsinda? Natangiye ibikorwa byanjye by'ibyaha mfite imyaka 11. Wabigezemo gute bwa mbere? Iyo wavukiye mu muryango ufite mama gusa kandi akora cyane, ushaka ubufasha ku muhanda. Mama yari umukene, nashakaga inkweto, imyenda. Natangiye kwiba, nashakaga icyitegererezo cya papa kuko nakuriye hamwe na data. Nabonye itsinda ry'abagizi ba nabi nkora ubujura bukomeye. Nza hano muri El Salvador nshaka guhindura ubuzima, ariko nsanga andi matsinda menshi. Natangiye kongera gukora ibyo nakoraga, ndafungwa. Nahoraga ndi umuntu ushaka kugera ku byo yashyize mu mutwe, kandi nabigezeho hano, ariko ndi hano uko niko Satani akinisha abantu. Ese nibyo ko kugira ngo winjiye muri iri tsinda ugomba kwica umuntu? Yego. Ngo ariko abagomba kuba uwo mu muryango wawe? Yego, kuko ugomba kwigarurira agace k'ubwitsinda. Natakaje mama, papa, umwana wanjye, byose. Ibintu byose byambayeho ni ukubera gang. Nari kuba ndi kumwe n'umuryango wanjye hejuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mfite ubuzima bwiza kurushaho, ariko twafashe ibyemezo bibi, kandi ibi ni ingaruka zabyo. Niyo mpamvu mbwira abantu nti mujye ku ishuri, mwumvire mama wanyu, mwumvire papa wanyu, nimukabeho ubuzima tubayemo hano, nta nzira yo gusohokamo. Ni bangahe babuze ubuzima? 5 cyangwa 10? Ni bangahe? Niba uvuze ibyo nakoraga mbere no muri gereza, birashoboka ko banarenga 50. Hari igihe wabikoraga kuko wabonaga ari ngombwa. Ni gute wabaye umuntu utagira impuhwe kandi w'amaraso akonje? Icyo kibazo sinshobora kukigusubiza neza. Wumva gute kuba utazongera kubona umuryango wawe ukundi kubera kuri muri S-Cot? Numva bimbabaje kuko bwa nyuma mperuka kubona umuhungu wanjye yari afite imyaka 5, none bafite 21. Ndashaka kumubona, ndashaka kumubwira nti uzakosora amakosa yakozwe na so, shaka ubuzima bwiza. Abantu wahohoteye ntibazongera kukubona ukundi, nawe ariko ntuzongera kubona umuryango wawe. Uhangana gute n'amarangamutima yo kudakumbura umuntu? Numva bimbabaje. Hari igihe njyama ku buriri bwanjye nkatekereza ibintu byinshi, rimwe na rimwe nkanarira. None ni iki gikomeza kugutera kubaho hano? Icyizere cyo kuzahindura ubuzima bwanjye umunsi umwe, no gushaka Imana mu buzima bwanjye, nkayibwira nti mbabarira kuko nakoze ibintu bibi. One day change my life and look for God in my life, and I tell God, hey, forgive me because I did some things. Tekereza ijoro n'amanywa bigoye cyane, ufungiranye ahantu hamwe, wemerewe gusohoka rimwe gusa mu cyumweru, kandi nabwo utemerewe kureba izuba cyangwa ikirere cyo hanze. Umuyaga uhuha woro ku butayu bw'ubutaka bwa Salvador, mu mwijima hagaragara inkuta ndende zizamuka nk'umusozi w'icyuma, amatara yaka amasaha 24, iminara y'abarinzi ireba buri mpande zose. Icyarimwe n'insinga z'amashanyarazi zirabagirana hejuru y'urukuta rwa metero 9. Iyi si filime, aha ni inkuru y'impamo. Aha ni muri Centro, Confinamiento Terrorismo, gereza nini kurusha izindi ku isi, yubakiwe kwakira imfungwa zirenga 40,000. Iyo winjiye mu marembo yayo, ubuzima bwawe buhita buhinduka burundu. Nta fone, nta gusurwa, nta nzira, uhinduka nimero muri sisitemu aho kongera kwitwa amazina yawe. Abahagezwa kenshi n'abisifata nk'abagizi ba nabi bakomeye kurusha abandi bose basigaye mu isi. Abigeze kugenzura imihanda, gutegeka uduce no gutera ubwoba igihugu cyose muri rusange. Ariko se byagenze gute ngo igihugu gifite abaturage barenga 6,000,000 zonyine cyubake gereza nini gutya? Igisubizo kiri mu izina rimwe: amatsinda y'abagizi ba nabi, gangs, nka MC-13, icyarimwe na Barrio 18. Aya matsinda yigeze gushimuta imijyi myinshi muri Salvador, asaba abaturage amafaranga ku gahato, yica uwashatse, kandi ubuzima bwa buri munsi bwari bwuzuye mu bwoba mu baturage. Muri 2022 ibintu byarahindutse. Perezida Nayib Bukele yatangije igikorwa gikomeye cyo guhashya ayo matsinda. Mu mezi 16 gusa abantu barenga 70,000 barafunzwe. Amakamyo yuzuye imfungwa yinjira muri CECOT nijoro, bicaye bacuritse imitwe hasi.
baboheshejwe amapingu n'iminyururu bakikijwe n'abasirikare bitwaje imbunda kandi ziremereye. Ubuzima bwabo bwari buhindutse mu kanya gato nk'ako guhumbya. Gusa inkuru ya si inkuta n'insinga cyangwa ya polisi gusa, ahubwo ni inkuru y'abantu bafite tatuwaje zigaragaza amarira, buri rira rivuga ubuzima bw'uwo yahitanye. Ni inkuru y'amasura atuje ariko yuzuyemo amateka y'umwijima. Ni inkuru y'amatara adacika, ibyuma byakira abantu 80 cyangwa barenga. Ni ubuzima bw'abantu bamara imyaka myinshi batongeye kubona umwuka wo hanze, batongeye kubona ikirere, izuba cyangwa imvura. Ni gereza yubatswe itagamije gukumira ibyaha gusa, ahubwo igamije gusenya burundu igitekerezo cyo gucika. Amabuye mato mato atanga urusaku nk'impuruza ku ntambwe ariyo yose yakandagiyemo. Byamazi zihagarika itumanaho metero 2 gusa ukegera aho gereza iherereye. Kamera ziraba buri mfuruka. Hano buri kintu cyose cyatekerejweho. Gusa benshi turibaza, ese bose bafunzwe n'abanyabyaha koko? Bite ku bavugwaho gufungwa barengana? Ese igabanuka rikomeye ry'ubwicanyi ni igisubizo kirambye cyangwa n'ituze rishingiye ku bwoba? Uyu munsi turinjira muri CECOT, ahantu ubuzima buhinduka igifungo cya burundu, ahari amategeko akakaye kurusha ahandi hose ku isi. Inkuru igutera kwibaza ku butabera, umutekano, icyarimwe n'agaciro k'ubuzima bw'umuntu ku isi. Ubwo naguha ikaze, njye amazina yanjye nk'ibisanzwe n'Imaniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye, biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aha turi World 7 Top, iwabo y'ibyegeranyo, aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Tubahaye ikaze. Aho ubona ni gereza ikomeye kandi ifite amategeko akakaye kurusha izindi zose ku isi. Ni gereza nini kandi ifite ubushobozi bwo kwakira imfungwa 40,000. Hano niho bafungira abantu babi cyane kurusha uko wabitekereza. Tugiye kubana babi kurusha abandi bose. Murakaza neza muri CECOT, gereza ifite ubushobozi bunini kurusha izindi zose ku isi. Iri muri Salvador, yubatswe kugira ngo ifungirwemo abagizi ba nabi bakomeye cyane mu isi. Ukinjira muri gereza nk'imfungwa uba ugenewe kutazayisohoka mu buzima bwawe bwose. Nta nzira yo gusohoka ucitse ihari, ndetse nta n'uburyo bwo kubitekereza buhari. Impamvu iki gihugu gito gifite abaturage barenga 6,000,000 gitekereza gereza nini kurusha izindi ni udutsiko tw'abagizi ba nabi, gangs. Aho amatsinda yiyemeje gufata igihugu mu buryo bw'iterabwoba, ariko guhera muri Werurwe mu mwaka wa 2022 yatangiye gusenyuka bikomeye ku buyobozi bwa Perezida Nayib Bukele. Abantu barenga 70,000 bangana na 2% by'abaturage bakuru b'igihugu barafashwe mu gihe cy'amezi 16 gusa. Amabisi yatwaraga ibihumbi by'abagize amatsinda ibihumbi ku munsi, baboshywe babajyana muri CECOT mu gikorwa cyateguwe neza kandi cyabaga buri joro. Bicaye umwe inyuma y'undi, bubitse imitwe mu maguru, bari mu kivunge kimwe, bakikijwe n'abasirikare bitwaje intwaro kandi ziremereye. Nta n'umwe wageragezaga kwanga amabwiriza kuko ababigerageje ubuzima bwabo bwahindutse mu munsi umwe gusa. Iyi gereza yubatswe mu mwaka wa 2022, ikaba igizwe n'ibice 8 bitandukanye bikwirakwijwe ku buso bwa hegitari 410. Buri bice bibiri bifatanye bikikijwe n'inkuta ebyiri zifite metero 3 z'uburebure, zifite insinga ziboheye hejuru. Gereza yose zengurutswe n'urukuta rurerure rwa metero 9. Hejuru yarwo hakaba hari uruzitiro rw'amashanyarazi rwa metero 3 rutwara volt 15,000. Hari iminara y'abarinzi, watch towers, ireba hose ku buryo uretse n'umuntu nta kintu na kimwe cyacika kiva muri gereza. Imiterere yayo si ugukumira abacika gusa, ahubwo isenya igitekerezo cyo gucika ubwacyo. Kwinjira muri gereza bisaba uruhushya rwa Centro na Perezida. Imashini zikumira itumanaho jamazi ukigera mu birometero bike cyane zihita zihagarika imiyoboro yose y'itumanaho mu ntera ya kilometero 2 uvuye kuri gereza, zigaca burundu itumanaho. Abarinzi barenga 600 bakora gusa mu kurinda imipaka y'iyi gereza. Hari imashini nini ya X-ray ishobora kugaragaza amagufa n'ibice by'imbere mu mubiri, ikoreshwa cyane mu gusuzuma abinjira bashya cyarimwe n'abashyitsi, ireba niba nta kibujijwe bashyira mu mibiri wabo. Imfungwa za gereza kumira ibintu cyangwa kubyinjiza mu myanya y'ibanga icyarimwe no mu kanwa, ibyo ntibyashoboka kuko ihita batahura. Hari microSD card zifite microchips icyarimwe no mu mashanyarazi ya chargers za telefone. Kwinjira muri iyi gereza bagusaka byo kugusaka mu buryo bwimbitse, bakagukuramo inkweto icyarimwe bagenzura no mu masogisi. Gusa ku bwabyo bitwara isaha imwe irenga kugira ngo barangize kugenzura umutekano w'umuntu umwe gusa. Abacungagereza bambara udupfukamunwa kuko bakora akazi kabashyira mu kaga.
kuko iyo bamenyekanye byabashyira mu kaga mu mijyi batuyemo, kuko ayo matsinda bafite imikoranire n'andi matsinda ari hanze. Rero bisanga ari ngombwa guhisha umwirondoro wabo, kuko n'isura yawe bayibonye ikamenyekana icyarimwe uba utazongera gusohoka muri iyo gereza, kandi umutekano w'abawe uhita ucungwa ku kiguzi cyo hejuru cyane. Iyo umunyabyaha afatiwe mu muhanda ntaba afite indangamuntu cyangwa ngo atange izina rye rya nyaryo. Niyo mpamvu benshi iyo bagejejwe muri iyi gereza bafatira kumwe bye n'amafoto kugira ngo binjizwe muri sisitemu ya gereza icyarimwe, bakahita bahabwa n'amazina mashya. Iyo umaze kuba imfungwa ihoraho ya S-Cot utakaza burundu itumanaho n'abo mu muryango wawe, kuko gusurwa n'umuryango bibujijwe burundu. Ni ngombwa kandi kumenya ko hari bake bafunzwe bibeshyweho mu gihe cyo gufata abantu benshi, kubera ko kuvugana n'abo mu muryango wabo bitemewe. Imiryango yabo ntizi aho bari cyangwa niba bakiriho. Ahabika intwaro igice cy'ingenzi mu gihe habaye imvururu, kuko abagororwa ari babi cyane ku isi. Intwaro bakoresha n'imbunda zo mu bwoko bwa T65 isa neza na MI16. Hari n'imbunda ya 12 man's gauge shotgun icyarimwe n'imbunda ya SIG Swain byorohereza abacungagereza kugenda ahantu hafunganye. Iyo abagizi ba nabi bafashwe bashyirwa muri bisi bakaboheshwa amapingu n'iminyururu bitandukanye kugira ngo bagabanye ibyago byo kugira n'abapolisi. Imyambaro yihariye yo guhangana n'imvururu igizwe n'ingofero irinda umutwe, igikingiza isura, ikirinda ijosi, veste irinda ibikomere, ibirinda amaguru n'inkokora, ndetse na shield zimwe zikoreshwa n'abapolisi mu bihe by'imvururu. Muri gereza zisanzwe imfungwa zishobora gukora intwaro zikoze mu buryo bwa gakondo nk'imbunda cyangwa ibyuma, gusa hano barinzwe mu buryo bwuzuye ku buryo no kubitekerezo ubwabyo ari icyaha kubera ubunini bwa gereza. Kuva mu gice kimwe ujya mu kindi ugomba gukoresha bisi. Mu gihe imfungwa yagerageza gucika, mu mbuga hose harambuye amabuye mato mato yahashyizwe ku bushake, kuko iyo yanyuzeho akora urusaku nk'ijwi ryo gutanga impuruza. Ibyo bivuze ko adashobora kugenda bucece. Gucikaho ni inzozi utapfurotoye, kuko bigoye cyane. Uwabitekereza byamusaba kunyura mu byiciro byinshi by'umutekano wa gereza. Recap: yubatswe ifite ibikorwa remezo byayo byihariye ahantu hitaruye. Hari amashanyarazi n'imiyoboro y'amazi byihariye kugira ngo hatagira uvogera hanze. Mu gihe amashanyarazi cyangwa amazi byahagarara, ibigega n'imashini bitanga amashanyarazi byakomeza gukora mu gihe cy'icyumweru. Inyubako ya gatatu icyarimwe n'iya kane zegeranye. Umuntu winjiye muri iyi nyubako ntiyongera gusohokera mu marembo yinjiriyemo. Mu ntambwe nke cyane uba ukikijwe n'imfungwa zirenga 2500. Ni nkaho uba winjiye rwagati mu mfungwa ziba zicungiwe umutekano mu buryo budasanzwe kandi bwihariye. Baba bagukurikiza amaso bareba buri ntambwe yose uteye icyarimwe no kwinyeganyeza kwa buri gice kigize umubiri wawe wose. Ni ibintu bikomeye kandi biteye ubwoba. Amatatuwaje ku mubiri wose. Urugendo rurangira mu by'ukuri umaze guhinduka mu mitekerereze yawe, wumva utakiri uwo winjiye uri we. Imyambaro kuri bose bambara t-shirt z'umweru, amakabutura na za sandari, nta kindi batunze uretse ibyo. Benshi mu mfungwa bari mu myaka 20. Benshi bakatiwe ibyaha bikomeye. Hari abafite ibirego by'ubwicanyi bw'abantu amagana. Niba ushaka kubaza imfungwa oya, niba ufite ikibazo oya, ntacyo kuganira n'imfungwa, byose usubizwa n'ababareberera. Ugerageza kuvugana nawe haba hari igihano kibategereje. Hari ibyumba 83 muri buri gice mu bice bigize gereza. Buri cyumba kikakira abantu 80 ariko bashobora kugera ku 150. Buri muntu afite metero kare 0.5 gusa yo kwicaramo cyangwa guhagurukiramo. Ntiwemerewe kujya hanze cyangwa guhumeka umwuka wo hanze w'icyumba barimo. Benshi bakatiwe igifungo cya burundu kandi ntibazigera bongera kuba n'izuba ubuzima bwabo bwose. Aho bogera ni naho bakoresha nk'ubwiherero. Haba hari ubwiherero bubiri bukoreshwa n'abantu 80. Bakoresha ibidomoro bya plastike icyarimwe n'akabasi kamwe ko gukoresha bari gukaraba. Nta mazi atembera mu cyumba, bakoresha ivido imwe ku munsi y'amazi yo koga icyarimwe no kunywa. Aho baryama ni ku buriri bw'icyuma bufite amagorofa 4. Nta musego, nta matora, ahubwo bahabwa ishuka n'imyenda yo kwambara, amasogisi, sandali na eswime byonyine gusa akaba ari byo batunga ubuzima bwabo bwose baba basigaje. Bamara umunsi wose ku buriri bwabo bameze nk'ibintu byabitswe mu bubiko. Buri byumweru basabwa kogoshwa kugira ngo hirindwe guhisha ibintu bikarikiye mu misatsi cyangwa mu bwanwa bwabo. Benshi muri aba bagororwa bari basanzwe ari abanyamuryango ba MC-30 na Barrio 18, amatsinda yagenzuraga uduce twinshi twa El Salvador. Aya matsinda abiri yahanganye bikomeye imyaka myinshi asaba amafaranga kugata abaturage. Extraction atera imibabaro ikomeye abanya-Salvador. Hari abo muri Barrio 18 na MC-13 bose babarizwa mu cyumba kimwe, kandi nuko bimeze modo yose nuko iteye bose babayeho batyo. Hanze kwinjira mu gace k'irindi tsinda byashoboraga kugutera kwicwa nabi, ariko hano bari ku ruhande rumwe kugeza ku mwuka wabo wa nyuma. Ushobora kwibaza uko aba bantu bahuza ari mu matsinda y'ibirara bikomeye uko bashobora kubaho batarwana. Igisubizo ni uko bakwiye kubana byanga byakunda, kuko aho barari muri gereza atari mu mihanda. Benshi mu bagororwa bafite amatatuwaje yuzuye ku mibiri yabo yose ndetse no ku maso.
izo tatuwaje zikaba zigaragaza uko ubudahemuka n'imiterere y'amatsinda byari bimeze mu gihe bari bakiri mu mihanda. Ku bagize MC-13 tatuwaje kenshi ziba zirimo inyuguti za mbere z'izina cyangwa umubare 13. Abagize irindi tsinda bakoresha ikimenyetso nka 18 cyangwa 666, iyo mibare itanga 18 cyangwa ikaba ishushanya Satani, aho kandi bakoresha imibare y'Abaroma. Kugira tatuwaje yitsinda ku maso ni ikimenyetso cy'uyu muntu ari we mu bayobozi bakomeye kandi b'abanyamahane kurusha abandi. Guhura nawe ku muhanda ni nko kurebana n'urupfu imbona nkubane. Tatuwaje y'urubuga rw'igitagangurirwa Spiderweb isobanura gufatwa n'ubutabera no gukatirwa igifungo kirekire. Iyo amahembe ya Satani avuga ikimenyetso cy'umwijima kigaragaza ko abantu bafungwa basenga Satani, aho bamwe bavuga ko bakora ibyaha byabo barabitegetswe na Satani. Tatuwaje y'amarira Tears Drop isobanura ko umuntu yarangije ubuzima bw'undi. Umubare w'amarira ukerekana umubare w'abantu yishe. Niba hari amarira 3 babivuze ko yishe abantu benshi ku buryo atabasha kubabara. Amagambo Laugh Now and Cry Later ni amasura ya clown cyangwa mask isobanura ubutumwa busobanutse, ihangana ubwihanganira ingorane ibizakurikiraho uzabyakira nyuma. Ibi byose bikaba birangiza imfungwa zifungiye muri iyi gereza. Ushobora kwibaza niba aba bantu ari babi koko bari ku rundi rwego, n'abagizi ba nabi bakomeye cyane biteguye guhindura imyumvire yabo. Uravye hejuru ya gereza hari inzira y'ikiraro catwalk. Abacunga gereza bahora bareba imfungwa bahagaze aho hejuru y'imfungwa. Icyo babonye cyose giteje amakenga bahita bihutira kugikemura. Hari kandi kamera nyinshi zireba buri mfungwa amasaha 28 kuri 28, nta gihe cyo gupfusha ubusa kiba gihari. Amatara ahora yaka ku manywa na nijoro, izuba ryarenga amatara akagumya cyane. Bahora barebwa hacungwa buri muvoma ya buri muntu wese, yaba hagurutse no kunyeganyeza urutoki ubwabyo kuko aba ari ubutumwa. Ibi ni kimwe mu bintu bigoye cyane. Iyo imfungwa ishaka gusinzira yitwikira igitambaro ku maso kugira ngo babuze urumuri kubageraho. Mu gihe ku ruhande rumwe hari umubwiriza preachers uri kwigisha amasomo y'ingenzi mu bya Bibiri y'abagororwa bamwe, abandi baba bari gukora imyitozo ngororamubiri hari umutoza. Ibi akaba ari byo bihe byonyine imfungwa zisohoka mu byumba. Ibi bikorwa isaha imwe yonyine mu cyumweru munsi y'amaso y'abarinzi bitwaje intwaro. Igihe gisigaye cyose baba bafungiranye imbere mu byumba byabo. Benshi mu bagize izi mfungwa bigeze kugenzura imihanda, none kugeza ubu ntibashobora gutera intambwe imwe ku bushake bwabo. Hari gahunda isimburana rotating schedule, kuko umwanya udahagije ntibashobora gusohoka bose umunsi umwe. Iyo ushyize kamera ku munwa w'imfungwa, kenshi ubona imfungwa igenda ivuga amagambo ku munwa bucece. Ibyo bikaba ubutumwa abanyamuryango b'udutsiko baba bagerageza kohereza amabwiriza hanze ya gereza. Ku banyamakuru bagiye muri gereza basabwa kuterekana ko umuntu iri kugaragaza ibimenyetso harimo amagambo kugira ngo hatoherezwe ubutumwa hanze ya gereza. Nubwo habaye igikorwa gikomeye cyo kubafata, ayo matsinda aracyafite imbaraga hanze ya gereza. Hakaba hari bivuga ko bashobora kwihorera ku nzirakarengane no gusubiza. Abayobozi bavuga ko bashobora gufatira imfungwa ingamba zikomeye kurushaho. Muri iyi gereza bahabwa amafunguro 3 ku munsi, ifunguro rya mu gitondo, irya saa sita n'irya nimugoroba. Mu gitondo baba bafite ibishyimbo n'umuceri, saa sita bagahabwa umuceri w'umweru na pasta ndetse na totras 2. Nimugoroba ni hafi kimwe mu byo bafashe mu gitondo cyangwa saa sita, icyo bahindura n'icyo kurya gusa. Hakaba ikinyobwa kirimo isukari nyinshi, kubera ko imyibuze proteine benshi bashobora kugira ibibazo by'imirire mibi. Turi mu gace k'icyumba cya isolation. Iyo imfungwa yishe amategeko ayishobora koherezwa. Hano nuko amategeko abigena. Amategeko atanga uburenganzira ku bacunga gereza bwo gufungira imfungwa mu bwigunge kugeza ku minsi 15. Ibi byumba bikaba bifite inzugi zifunze neza, hakaba mu mwenge umucunga gereza ashobora kureberamo no kumenya uri imbere. Gucishamo ibiryo akaba ari nahacisha amapingu mbere yo gufungura umuryango bw'imfungwa yimurwe. Iyo imfungwa yitwaye nabi muri gereza nijyanwa, ntimenye igihe aho kigeze cyangwa igihe izamaramo. Ishobora kumaramo iminsi cyangwa ibyumweru isindiriye ku buriri bwa beti idasohoka. Abagize imfungwa zifungiye muri iyi gereza batandukanyijwe burundu n'isi yo hanze, basigaye bonyine n'ibitekerezo byabo, bakagira aho bavomera amazi kandi akaba ari naho bogira ndetse bakihagarika. Icyaba cy'amazi yo kunywa n'ubwiherero biri uruhande rumwe. Ushobora kwibaza icyaba kigoye cyane ku bijyanye n'icyumba cy'ubwigunge isolation. Imbere ntushobora no kubona amaboko yawe. Ahandi mu busanzwe iyo umuntu ari mu bwigunge aba akenewe byibura ibitabo cyangwa ikindi kintu kimufasha kugumana ubwenge busobanutse. Gusa hano nta na kimwe aba yemerewe, nubwo umunyabyaha yaba akomeye gute. Ubu bwigunge buramuvuna. Mu by'ukuri S-Cot ni ahantu utakwifuza na rimwe kugeramo kamana niyo waba uri umushyitsi. Ariko ku bantu bahohoteye abanya Salvador, ubu niho ahantu habaye ubuzima bwabo bwa buri munsi kugeza ku munsi wabo w'umwuka wabo wa nyuma.
abagizi ba nabi bambuye inzirakarengane uburenganzira bwo kubaho none ubu barimo kubizira. Ubutumwa bwa leta bwa Salvador burasobanutse, icyaha ntikibabarirwa ukundi kandi igihano kirakakaye. Salvador yigeze igipimo cya hejuru cyane cy'abantu bapfa kubera imvururu n'ubwicanyi mu gihe cy'ubukana bwabyo. Abantu 100 bane mu bantu 100,000 bapfaga mu mwaka umwe gusa. Ubutegetsi bwabanje bwari bwarajyanye amasezerano n'ayo matsinda gusa ntibyatanze ituze rirambye. Nubwo leta iriho ubu ngubu ibyikore bitavugwaho rumwe, muri 2023 umubare w'abapfaga waragabanutse cyane kugera kuri 2.4 mu bantu 100,000. Bituma El Salvador ishyirwa mu bihugu ifite umutekano kurusha ibindi bihugu mu isi ku nshuro ya mbere. Kugeza ubu ibisubizo biragaragara, amahoro yaragarutse mu midugudu itandukanye mu gihugu. Ariko se bita by'abantu bafunzwe barengana, ese ni ubutabera nyakuri cyangwa ni uburyo bwo kugenzura akavuyo? Turabona umuturambye cyangwa ni igisubizo cy'igihe gito? Kugeza ubu igisubizo cyarujijo kandi isi yose iracyategereje. Tunabashimira ku musanzu muduha mu biganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Byamazina yanjye nk'ibisanzwe Ndimaniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ugukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aha turode 7 Talk, iwabo w'ibyegeranyo aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Naho ubutaha, bye. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera iki yigurira aho ubonye hose? Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nka ibyo bitari bihagije, Mbagariye fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 07 82 08 03 21 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye fashion.